bagiye kugutega umutoza udakwiriye gutoza u Rwanda. Ntibishoboka ko dushobora gufata umutoza umaze imyaka 11 ku mugabane wa Afrika atawuriho. Uyu mpira uri hariyo umugabane wa Afrika. Umbwire ngo mbuzanye gutoza igihugu mu Rwanda. Gisaba shortlist ya 5. Kana no mumeneshe umuceri. 5 kwibaza kuko uriya umutoza aturuka mu biro by'umunyamabanga wa Ferwafa. N'umutoza ikipe y'igihugu aturuka. Marigare y'amafaranga uzayatanga ariko iyo expertise turuka mu biro by'umunyamabanga wa Ferwafa. Ibiro birimo Boni Mugabe na Jonathan Harindi Ntwari uko byahwihwiswa kose. Sinekereza ko abantu babiri bakwicara ngo rebe ngo reka tugarure Costantine kubera ko mu myaka 11 ishize yaje mu Rwanda agatsinda imikino akatuzamura ku rutonde rwa FIFA. Batitaye ku myaka 11 ishize avuye mu Rwanda. Batitaye ku cyo yakoze binafata n'ibihuha Rolenzo. Ese wakwibariza mbere yuko ibyo uvuga yakoze hano mu Mavubi aza mbere wari umuzi yarafite ESF yari yaratoje igihugu cyakubwiye ko hagendera kuri factor nyinshi zitandukanye yari yaratoje Nepal nicyo gihugu gikomeye niko kazi gakomeye Costantine yari yarakoze niba nibuka neza mbere yuko aza hano ubirebe ngira ngo yari yaratoje Nepal Parsi igihugu gikomeye ku isi none se ibyo duheruka reka nkubaza akabazo kamwe utsubize nari kumwe na Rolenzo turi ahantu hamwe ibintu bya Costantine bitangira guhihwiswa na mbere kuko bamukoreye campaign imbere mbere yuko uruka watoza 600 bavuga bivugwa ko 689 bari benshi campaign yakorewe Costantine imbere ko yabaye hano aziranye n'abantu b'abanyamupira ba hano agomba kuba afite network hano n'igihe herukira mu Rwanda ntabwo adusize ku mwanya mubi nafashe icyo gihe Rolenzo tujya muri ahaheruka gutoreza Pakistan Pakistan igihugu cy'ijana 98 nari kumwe na Rolenzo tujya mu mikino yakinye muri Pakistan hano yatsinze ashobora kuba yaratsinzwe nk'ibitego nka 45 mu mikino yaranyagirwaga gusa yigeze kugira ibihe byiza muri qualification za Asia icyo gihugu si wakigize icyo kuri uwo mwanya nicyo ndi kugusobanurira ngo nta mpira uriyo kuko kuva avuye hano ushobora kuba ngo kuva Costantine avuye hano yari afite imyaka ingahe sibyo ese ko yavuye mu Rwanda akoze 7 nziza ni nayo yamuhaye ikipe nziza n'uryo cyangwa amafaranga menshi ese yahojejeho nta kipe nzageze abona n'urugero kuko yavuye mu Rwanda ajya mu Buhinde gehe nvuga ngo yatoje ikipe yitwa Bengal FC Bengal mu Buhinde byo mu gihugu ajya kuba directeur w'ikipe yitwa Pafos yitangiye kuzamuka uyu munsi muri Chypre atoza ikipe y'u Pakistan ubu ndakubwira ngo inje nkuvuga ko yatozaga ikipe iyo mu cyiciro cya kabiri muri Chypre nibyo ndi kukubwira seni urumva ubu umutoza dukeneye nuwigeze kuza akagira ibihe byiza akongera akava kuri map cyadukeneye umutoza uza kuzahura umupira yewe simfite ikibazo cy'uwamuzanye zandani zangezeho simfite ikibazo cy'uwamuzanye akazi barakamuhaye byarangiye simfite ikibazo cy'uwamuzanye byarangiye n'uzamwungirizaho umunyarwanda ngo yamaze kwemezwa ninde kuba nkubwira ngo arabarusha amahirwe ntabwo abarusha amahirwe ibi ahubwo uvuga ngo byararangiye ibi ikiba kibigaragaza deal already done ikiba kibigaragaza simbibonamo ikibazo uyu mupira sinzi uwamuzanye ariko simbibonamo ikibazo reka twe nanditse tujyana uwamuzanye n'ubundi waza wese yaba afite uko yaje waza wese kandi at least ntabwo dukwiye kugarukira kuri seve gusa umutoza ikipe y'u Pakistan icyo gikomeye yakoze bagurukiraho ibintu byinshi yatsinze ikipe y'u Cambodia baramuririmba ngo yatsinze muri qualification gikomeye cyatsinze igihugu cya Cambodia ariko ngo ahitahura n'ibindi bihugu bikomeye atashoboye gutsindamo na kimwe ngo nka Saudi Arabia, Jordania, Tajikistan iyo ngo ni bihugu bikomeye ngo atashoboye gutsindamo na kimwe muri icyo Tajikistan no kubivuga nyine kugira urayigereranya n'icyo gihugu God why now ariko Pakistan ikina umupira ko bahinga umuceri habaye umupira niyo mpamvu nyine nese yagiye yabonye clip ikomeye uri umunyamupira umaze imyaka irenga 10 kuri mikoro na sinyarasha dufashe wenda
kuri Costantine kuri Ziripendwa tutagiye kubeshya abanyarwanda iki ni ikiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda siniya Nanjye tugenda ku banyamakuru birirwa mu mupira w'u Rwanda tuza dushyigikira ibintu nk'ibi abanyamakuru bibera muri kope zabo baze Costantine ubu dusingize tubwire abanyarwanda kuzana Silas reka navuze ngo ubu tubwire abanyarwanda ngo mwonye imitozo Lorenzo dore urugero rworoshye no way nshakira mu cyiciro cya kabiri muri nshakira 2015 Mourinho yatozaga ikipe ye imyaka 11 ushize n'uyu munsi ni Ziripendwa Mourinho ni Ziripendwa none Mourinho ari muri Champions League Benfica wabo muri Portugal na kipe ikomeye muri Champions League si Burayi ya mwakazi ibyo nawe bihuriye usanserutse mu myaka 10 yatozaga byaranze na kipe mwigeranya ba Mourinho Ancelotti mu myaka 10 yarari ubuze umutoza wa Brazil ikipe y'igihugu ariko biguye mu na Mourinho bagiye gutoza Maroc byashoboka ariko ntabwo Man City yamuhakaze Arsenal ntiyabyemera Chelsea ntiyabyemera Liverpool ntiyabyemera Tottenham ntiyabyemera zira kipe esheshatu zo mu Bwongereza nayamuhakaze Real ntiyakamuha Barca ntiyakamuha urumva na Atletico Madrid ntiyakamuha ntabwo bakurikana abungukira mu kuza kumutoza Costantine ntabwo ari abanyarwanda bazabona ibyishimo mu kibuga Ziripendwa n'abafitemo komisiyo mu cyazinjiza tubesha abanyarwanda tubanye umutoza mwiza ngo watoje neza urumva iyo byo gupfa 2014 ngo watoje neza Mavubi ngo 2014 ngo tubura gato kujya muri kane nase imyaka 10 umwaka ushize ntabwo twabuze gato ngo tujye muri AFCON ntabwo twabuze qualification ku mukino wa nyuma none so umutozo uheruka ari yabarengana kuki Ferwafa yamusezereye ntabwo yamusezereye niwe wasezereye yaramusezereye icyo asabye ntiyagiye yarasabye ngo Lorenzo umutoza yaravuze ngo keretse niba azageza yashyizeho kondisiyo zigoye amafaranga amafaranga barayamuhaga ariko yaranze aravuga ngo wowe amaze gukura ngo keretse najyaza hari match iyo hari federasiyo yabyemera ku isi ibyo ntabwo bibaho abatoza toza kuri ariko cyane cyane urabishyigikiye se n'Amavubi atoza gutya umupira w'u Rwanda wagoye atoza gutya nta tuzaza kugira abakinnyi benshi bakina hanze amaherezo bishatse bizaba bityo wanjye simbona niba umbwira ngo uramutegeka kureba shampiyona yo mu Rwanda arayiramenye simbona ariko hari abakinnyi b'abanyarwanda bakinamo Kazungu ibyo bintu si umuhango bakinamo tubanze tubitekerezeho bakinamo ko twabuze abandi bakina hanze se haruguru kanaka ntihamagaye mu ariko nibo bahari akina kabiri ariko urashaka umutoza utari shampiyona se urumva ikibazo dufite urashaka umutoza utari shampiyona uyu munsi Thomas Tuchel ntabwo buri match bamutwereka buri match ni London Derby ajya kureba basa kuko bari kwitwara abakinnyi atoza barakina hariya none se ubu uwo Mavubi ntazahamagara Kwizera ntakeneye kureba match za Rayon ubu ntazahamagara Kirema ntakeneye kureba n'umuzamu ukina noneho uri no kwitwara neza ntazahamagara Claude ntazahamagara Barafinda abo baza nyuma mbere ya byose banza ushaka ariko nabagomba kubareba nabagomba kubareba ni Ziripendwa sinshaka ikintu kimbwira iyi rumazi dushyuye kongira ikibazo kivuga ngo Kazungu cyo atemera nabanzi twabanye baranze oya azadukumbuza Adera murusha sinshaka kumva Costantine azadukumbuza Adera niyo mpamvu navuze ngo Adera murusha Costantine Lorenzo yavuze ngo hari ibyo yazigamye Adera murusha Costantine Lorenzo yavuze ati kuko atarerekanwa hari ibyo nzigamye ariko nanjye hari ibyo nzigamye hari ibyo tutavuze niba ashaka kwirekura kuri mikoro ni Costantine bamwerekana nk'umutoza mukuru bamwe abaranzi twabyirukanye n'abo twakoranye baranzi barabati Kazungu ikintu atemera abafite n'impamvu atacyemera ntabwo uri bambwira ngo mu myaka 12 Costantine ngo itegure ukora kuri miliyoni dore iyi ni inkuru imaze iminsi 6 Lorenzo yishyize kuri X ye aravuga ati ariko Ferwafa nayo rimwe ijya yikubita agashyi ireke kwiteza abantu pe ubu tayari abakomisiyoneri bamaze gutanga uyu mutoza nk'umukandida ngo mwiza imyaka 10 ishize avuye mu Rwanda nta gihugu cyiza mu mupira cyamuhaye akazi ubuhinde za East Bengal ahubwo se nagarere Costantine Peter Frank niba mwabuze umurusha aho kudusubiza inyuma ese koko abatoza barabuze ndabishyikiye maze kwandika inkuru abanyamakuru barantutse kuri Twitter urabatinze baranuka bavuga ngo ndi gukora prediction ngo tureke ngo communique banze isohoke ariko ngende umunyamakuru ntabwo n'umuntu ubwira ngo nzi ikintu kiri kuba z'umuntu uri gusunikwa ngo ndeke ninakumira ninakumira hakiri kare iyo nkuru zayimaze iki inkuru nigire baranyatatsa abanyamakuru ndabona n'abafite injahuro twebwe ngo nigize sicyori ngo nigize ngo nyirandabizi ariko
niba koko siniya uzaba uri hano kuri aya meza araramuka atangaje ibitaravuzwe muri kopeze za Costantine byose bizajya hanze ibitaravuzwe kuko twacecetse ubu nababwiye ngo mwe mwiteguriye imiriro yanyu imbunda muzicagiye kuko barayimuha rwose Costantine ariko nk'umushyigikiye yewe twumvikana ikintu kimwe mashami twumvikana ikintu kimwe mashami ni mashami n'urucabana mashami niyo mpamvu icupa niryo rihinduka umupira wacu dufite ikibazo ngo yabwiye urwamwungiriza ngo yatangiye guhamagara hari abakinnyi batangiye guhamagara umupira wacu ntuzatungana ntibishoboka Costantine Mavubi ya 2026 uyu nyakubahwa minisitiri mu kazi Irene Rarabizi baramwicaje baramuyobya minisitiri baramuyobya urabona yatoje Mavubi bose bakibagirwa ngo ni 2014 icyo gihe twakiriye twari tumeze gute nka equipe bibaye ibyo Mourinho yatoza Chelsea imyaka yose kigiye twatishaga inshuti inosa bibaye ko twatishaga inshuti inosa Lorenzo nagitego Arthur nibo twatagishaga Lorenzo ku bintu Mourinho yakoreye Chelsea akwiriye kwitoza ibihe byose bibaye ari ibigwi wahaye Chelsea igikombe nyuma y'imyaka 55 bidashoboka umuntu wese abona ko bidashoboka Mourinho ibintu yakoreye Chelsea ntakwiri uyu munsi nakwiriye kuba ari muri Benfica oya akwiriye kuba ari atoje Chelsea niba rero ugenda ngo Costantine yatoje u Rwanda ngo rubura gato kujya muri kane ryari 2014 15 Rusoreza no ku mwanya abo kana akaba ari kwagenderaho uyu munsi avuye deuxième division Kazo nge nakwishimira kumva umutoza watwaye igikombe cya Afurika yaje umutoza wa karifiye amakipe akomeye nabyishimira oya ndavuga turajya muri kane turashaka kujya muri kane ndavuga wajyanye ikipe mu gikombe cya Afurika runaka wagize ate ibyo nabyishimira ni nama mvaperi yizanye umutoza twihutira kureba uyu mutoza yagiye mu matsinda intego ya peni kujya mu matsinda iyo yatagiye mu matsinda tubona ko aperi yitwe ariko nanone niyo n'Amavubi niba utarajya muri kane mu jyana igihugu runaka ntabwo bishoboka kwahendwa n'umutoza yagiye muri kane ajyanye Malawi yagiye muri kane ajyanye na Benin yagiye muri kane mu gihugu runaka kuri Costantine uko mujya no gushaka umutoza watoje Nigeria ntabwo ari biyo niba ari we kugora ariko abatoza batoje ibihugu bisanzwe byo muri Afurika babikarifiye niba mutangaza niba ari we koko niba mutangaza nge nzamushyigikira kugeza ndesebi kugeza musanza mbeshya ariko kugeza ubu ibyishimo abanyarwanda baheruka ni bya Costantine bivugwa ko muri uyu mupira kandi ntabwo yashaje bivugwa ko muri uyu mupira hari abantu basigaye bagishwa inama bivugwa ko muri uyu mupira hari abantu runaka uretse gatoya ntabwo bavuga basigaye bagishwa inama ndetse icyo kwemera ko ushobora kwemera Costantine mu myaka 10 gutyo ukamushyikira gutyo none se kugisha inama ni icyaha nyine ko bakaba ari agakundi runaka Costantine atsinda Congo Brazza Costantine atsinda Congo Brazza kapiteni Haruna Niyonzima in his prime yari mu bihe byiza bishoboka 2015 Dadi Birori yatsindaga haturika muri icyo gihe top very top yari umwataka w'umukongomani naturalize turabyumvikana ngo ni rutayizamu umukongomani twagize umunyarwanda ngo dutsindire ibitego gutsindaga koko sibyo ibyo nta nubwo bikemewe ikigeni byanatumye tuva muri qualification Medi Kagere he was in his prime anishobora byose atake akagera Birori Dadi kapiteni Haruna Niyonzima ari ku 10 umvi atake iyo kipe turayifite none ubu dufite nde iyo kipe iza kwitozwa n'amashami twashobora gutsinda Congo Brazzaville icyo gihe niyo ze kwitozwa n'amashami twari gutsinda Congo Brazzaville icyo gihe period mbere yuko aza se uyu munsi ni inshuti inosa mbere yuko Kagere mbere ndashaka kubaza mbere yuko Costantine yifata umusimbura wabo icyo gihe tuyisengeje Goromaya genda baza mbere yuko Costantine yifata kaza dufite n'abakinnyi beza ubu noneho bari hasi mbere yuko Costantine aza abo bakinnyi bari bahari Costantine yamaze ikingana cyane icyo gihe tuyisenga yari muri polisi subiza ariko Kazo mbere yuko Costantine yifata Costantine nta gihe yamaze hano ubuhinde bwahise bamuha amafaranga menshi buramutwara niba nibuka neza ikibazo igihugu cyamutwara niyo nashaka kubaza mbere yuko we nuvuga Costantine nakoje ngo Chelsea garure Mourinho yego harusha ibigwi Chelsea muri Mourinho harusha Mourinho ibigwi muri Chelsea
byose bihuriye uzana umutoza karahanyuze ucyumve neza uyu munsi twagize ratomire mu Rwanda twagize ratomire yaraje akora ibintu byiza mu Rwanda kujyana mu cy'Afrika noneho nyuma ya uzi aho yagiye yahise akarifiyagana mu cy'isi wari kumutekereza na 2010 ukavuga ngo ndagara ratomire uyu munsi Costantine wavugeje ku mwanya 34 akiva mu Rwanda aho yagiye yarazamutse cyangwa none yakubiye kwisi ubundi Mourinho baretse mbaza Uruseni bararamurusha inde ari Ruseni rumushyize na Mourinho abafana ba Chelsea bahitamo nde bahitamo Mourinho kuki Mourinho atamuhakazi umuntu mukuru ujyana n'ibiriho bemera ko bahitamo Mourinho kuki questioning ko batamugarura nyine kandi aribyo tuvuga ngo iyo Chelsea ivuga ngo turashaka umutoza dukoreye ibi ntabwo bari kuzana Chelsea irimo gushaka yewe icyo shyigikiye uri Arsenal w'agapira wacu ntabwo ariko Chelsea nyakucerwa ngo dazana ziripendwa wa Mourinho bandinde Costantine karahanyuze Kazungu bandinde Costantine rero ni karahanyuze ntabwo bishoboka kugira ngo Costantine ozana karahanyuze ntakwiye abantu bayoboye umupira w'amaguru mu Rwanda bimeze nka Epstein Files ahantu abanyamabanga ba Ferwafa muvuye muri FIFA n'umwungirije w'umunyamupira uvuye muri Rwanda Premier League badashobora gushaka umutekinisiye ngo bagine amagafata abantu just ubwo mugani Boni Mugabe ko amaze imyaka muri Ferwafa expertise uvuye muri FIFA niji ubwo nyine Boni Mugabe agashaza neka abanyamakuru b'i Kigali no bari kujyana Mugabe buriya niwe jisho rya Shema niwe jisho rya Mugisha ko niwe muhanga niwe mutekinisiye dufite mu mupira ariko niba Boni Mugabe yicara akavuga ko Costantine ari ukwiye gutaza Amavubi ibyo muvuga niba nasigaye jewe Boni Mugabe hari abantu bayoboye Ferwafa mwibanga wovuye muri FIFA Fabrice arakwizeye Fabrice simurenganya Fabrice ntagaza abatoza ariko uzanye Boni Mugabe umaze imyaka 5 muri FIFA agufashe ufite Dezos umunyamupira ushinzwe competition muri Ferwafa umupira arahuze uzanye Jonathan Lindwari bamwita ubwonko bw'umupira ubundi Jonathan ubwonko bw'umupira bahagije bagomba kwegeranya abantu b'umupira w'inyarugenge ngo bakabagisha inama ngo kugira ngo urumva icyo bashaka se ukuyorohereza ngo tuzane nde muzasapotinga donc ntibizagire backfire tagenda neza ntimuzatublaming ngo nukubanza gushiraho babyita ngo iki babyita ni nka collateral damage ni guarantee ni ingamba z'ubwirinzi ngo tuzane nde kugira ngo nibyanga mutazabitwegekaho tumukorere ingamba z'ubwirinzi ngo nibyanga ingamba z'ubwirinzi muzamuprotege muzamuprotege Nuvuge neza ni ingamba z'ubwirinzi zaje muri Ferwafa zaje muri Ferwafa Rode gore yakoreye kosa 2014 akimara gutora jewe impungenge gusa yafasha abanyamakuru bamwe ngo nabasiniya ahakomeza yikurura ibibazo atazigera araraswa bikomeye none bikomeye nicyo cyarangije de Gaulle yafasha kuvuga ngo niba bigezeho intambara Ferwafa uzi umutari igiye kwishoramo se siniya yari yatangiye neza Costantine kubera ko arabakugira inama kora ko wizeye ko ari abagiye kumuproteja ubu noneho ibyo birahari hari nabo mbona muri za komisiyo nyinshi muri za Ferwafa bagiye bashyira mu makomisiyo ibyo abanyamakuru bagenzi bacu gese imbitinda ibyo kugira ngo biproteje ahubwo jewe icyo niba nisabira Ferwafa icyo nisabira Ferwafa ntago babivuga kazugiye icyo nisabira niba bishoboka sibyo mu nyungu zo kuvuga ngo turanyuzwe sibyo tunyurwe twemere tuvuge ngo okay aya mahitamo turayemera ya Costantine at least bashaka kuduha final short list y'abantu nk'icumi byibuze abatoza nk'icumi bari kuri liste y'abantu 10 tuvuge ngo okay dukurikije aba bantu de short list tutange ibitekerezo rwose aba bantu abanyarwanda bayimenye turemeranya ko Costantine abarusha icyo kintu cyadufasha 10 se bari hagije cyafasha abanyarwanda nka 30 oya 30 ni oya menshi ntago yabise yabikiri short list oya 10 tuvuge ngo mu 10 tubonye muri 30 oya 30 ko basabye muri 600 harya 688 ntacyo do list y'abantu batanu uvuga ngo aba kuko Ferwafa yashyizeho oya ntunyobye batanu kandi bashakira umwanya ariko sereka mbabazi oya mbere niba bashakira Rolenzo umwanya haraza abadashoboye barumbabarira Ferwafa mu itangazo riheruka yavuze ko mu bo bakibandaho ari abagiye mu gikombe cya Afrika cyangwa icyisi mumwire Costantine ahantu yagiye mu gikombe cya Afrika cyangwa icyisi naho bipfira
iyo experience afite none bari imbere gute umva bari Lorenzo imbere gute niba ushakira akazi Lorenzo nizere ko ari ikinyoma ntabwo uri buzana abakomeye Rwanda cyafite igihe cyo kwikosora Ndazana boroheje ubona ko Lorenzo ari ufite amanota niyo menshi mpamvu nasabye 30 nushaka ko mbere y'ijonjoro urashaka ko Lorenzo abona akazi uri buzana abarusha Lorenzo se oya urazana boroheje kugira ngo Lorenzo ajye amanota icumi menshi rero ntirihagije ko barazana abo Lorenzo arusha Kazo ibyo ntibishoboka noneho reka mwunganire muri reka mwunganire ikintu tukabona amazina ya kazi ubundi se birakwiriye ko uyu munsi wa none ku mupira tuzi abantu basobanukiwe ikipe y'igihugu y'u Rwanda ubundi yakabaye gishaka mu batoza 600 Burkina Faso iherutse kwangaje umutoza bita Amir Abdou uyu mutoza ntabwo yari akomeye n'umunyakomore yakarifiye komore mu gikombe cya Afurika arangije Amir Abdou murabetse tugendane nagahenze turagera ku mushahara wa Amir Abdou arangije gukarifiya komore ikirwa komore rero igihugu gisanzwe ahita ajya ejo bundi ajya muri Mauritania muri Mikayano Wadi bagiye mu matsinda yo muri Mauritania niwe wajyanye mu matsinda ya CAF Champions League ahita ahabwe n'ikipe y'igihugu ya Mauritania arayikarifiya ahita yerekeza muri Maroc niyo bitasa na Gadir inde wajyanye Mauritania Amir Abdou yajyanye Mauritania yari Amir Abdou yari karifiye Mauritania yego yabanje komore Mauritania nk'igihugu yego yabanje komore nk'igihugu yabanje komore ajyana mu gikombe cya Afurika komore cyari igihugu gito n'ikirwa ahita amanuka ajya muri Nouadhibou komore ubundi yajyaga umunani muri kaya Nouadhibou yakiriye na za pyramide arayikarifira mu matsinda mu kipe y'igihugu ya ahubwo Amir Abdou ngubu uziko mu gikombe cy'igihugu yatozaga n'uwitwa Garayi yego bamuhaye Burkina Faso uzi impamvu aho Nouadhibou yatozwaga nta kibazo ariko yakarifiye komore ubu niwe bahaye Burkina Faso niba nibe bamuhaye Burkina Faso bamuhaye yego tumurebera cyane ni kuri komore na Mauritania komore yajyaga umunani yaryaga umunani uyu munsi uramutse ugiye kuvuga ngo Amir Abdou ntushaka kumusanga mu batoza basabye gutoza ikipe runaka hari igihe ukora igenzura erega abatoza ashaka kuza 30 umutoza wazana ntihagire umushidikanya kandi ntahenze none se kare ukumbwira ngo umutoza aradeka ruhukamo yego Ferwafa bwa yiyandikeye ko ukeneye umutoza ufite experience mu karifiye amakipe sibyo barabivuze mu itangazo ejo bundi wagiye muri kane cyangwa se Amir Abdou waramubonye akarifiye igihugu cya Komore kigeze no muri Afcon gitanga akazi ajya muri Mauritania arayikarifiya bikurikiranye Afcon zikurikiranye uyu munsi Burkina yamubengutswe Burkina Faso ni igihugu ari gusimbura mwene wa Brahma Traoré ntabwo Amir Abdou rero mutoza wakoze ibintu nk'ibyo muri Afurika wenyine fata undi nawe ufite parcours nk'iyi Amir Abdou njyewe iyo bigaragara abanyarwanda icumi se baba bakombisa urazana ziripendwa icyo mbona kera habayeho ndabizi neza ko Fabrice ari conscient arabizi neza ko intego ya mbere ari igikombe cya Afurika natakijyamo azaba ari nk'abandi bose nta kindi tuzamwibukiraho burya club ibyo zakora byose ntago bibazwa perezida tureba Mavubi Dogore hari ibyo yakoraga tutemera ariko Amavubi yaramuvugiye kugeza atewe forfait yari afite ijambo rwose